Ndabasuje inshuti zanjye kuri Kitchen&Creative, meze neza, amahoro. Twagarutse rero muri ya gahunda yacu yo kuganira ibyubaka ubuzima, ibisegasira amagara, twirinda indwara zitubuza umutekano, zitubuza gutuza, tukaganira ibyo twafata mu mafunguro cyangwa ibyo kunywa kugira ngo twirinde indwara, tube dutekanye, kuko twarabibonye yuko hejuru ya 90% indwara abantu barwara ziterwa n'ibyo barya, hanyuma n'ubundi hejuru ya 90% ubuzima bwiza buva mu byo uba wariye byiza bidafite izo toxine ziba mu biribwa bimwe na bimwe byangiza ubuzima. Muri iyi minsi mu makuru hirya no hino kuri televiziyo mumaze iminsi mubyumva, bari kuvuga indwara zibasiye abantu ku isi yose, n'u Rwanda rudasigaye, cyane cyane indwara ya kanseri. Mwarabyumvishe bavuze yuko iri kugenda ifata indi ntera, imibare barayivuze sinyibuka neza, iri hejuru. Niba ngo ku mwaka mu Rwanda abantu bari hejuru ya 900 barapfa bishwe na kanseri, abayandura ndumva baravuze hejuru y'ibihumbi 4 buri mwaka. None igiteye impungenge kurushaho ngo nuko icya kabiri cy'abayirwaye batabimenya ko bayirwaye, bakabimenya nyine bageze kuri stade ya nyuma idashobora gukira. Mu gukomeza kuganira rero ku mirire kugira ngo dusigasire amagara, twirinde indwara, tumenye ibyo tugomba gufata bitatwangiza, cyangwa se igihe twanabifashe tumenye icyo twafata kugira ngo tubinetralize. Niyo gahunda yacu irakomeje. Nahise rero ngira agatekerezo ko kubaganiriza akantu keza, mfite experience wakora kugira ngo ugabanye ibinure bibi mu mubiri bikamuke rwose. Wa muntu ufite umubyibuho adashaka, urengeje urugero, urengeje nuko areshya, cyangwa se n'ibiro yagombye kugira, amenye ukuntu agomba kubigabanya bitagoye namba. Ntago bigoye, naragakoze karakunda ku buryo rwose nk'uko mwabibonye muri title ya video, mu mezi 2 ibiro 8 nari mbitakaje, bivuze ngo mu kwezi ibiro 4 bikavaho. Ntago ari bikeya, ntago ari bike na gato, kuko ushobora no kumara umwaka ushaka kugabanyaho ibiro 2 bikanga. Rero ndaje mbahe ibanga, mbasangize experience yanjye kugira ngo tufate icyo kintu tujye tugikora. Ibyo binure bibi bistoka mu mubiri bitera uburwayi, tumenye uburyo twabikamura tukagabanya ibiro, bitari ngombwa ko umubyibuho ukabije nibwo burwayi. Kandi dukunda kubiganiraho cyane, dukunda kubivuga kenshi ko ibinure uko byistoka mu mubiri, uko biba byinshi, ibyo binure bibi biva mu byo tuba twariye, biterwa n'ibyo tuba twariye bifite amatoxine n'abivuta byinshi n'ibindi bitari byiza ku mubiri. Uko biba byinshi rero mu mubiri wacu ibyo binure bibi, niko bikereya indwara zitandukanye zirimo n'izo kanseri. Twarabibonye ko uko bigenda toxine ziba nyinshi mu mubiri ziva mu byo twariye, niko bikereya ibyo bita amaradicolibre. Za radicolibre zikagenda habaho ibyo bita oxidation z'amaserire. Ya maserire yamara kugira ibibazo akangirika, agatangira kwidubura mu buryo budafite gahunda, iyo akaba ariyo kanseri. Ubwo rero nko twakomeje kugenda tuganira ku byadufasha, reka mbabwire ako kantu nyine basharinge ibyo byiza byadufasha kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu. Nere kubyiherana kuko nanjye karamfashe cyane kandi karamfasha iyo mbikeneye. Iyo ibiro byatangiye kwiyongera bigabanya muri ubwo buryo, nkoresha utuntu tubiri gusa bitagoye. Twagiye rero bigenza gute? Ibintu bibiri ukoresha ni amazi n'indimu. Amazi ashyushye, mvuze amazi ashyushye ntago ari akazuyazi, njye nkoresha ashyushye, kandi mbabwiye ko ngiye kubasharinga uko mbikora kugira ngo namwe bibafashe. Canira rero amazi ashyushye abire nk'ayo kunywa nyine usanzwe uyateka, noneho wayatereka agahoramo gakeya akavamo wa mwuka. Birumvikana ntabwo amazi ashyushye akiva kuzika kibira washyira mu kanwa yagutwika. Yareka tumwuka ku buryo ari ya mazi ushyira mu kanwa ukumva kashyushye ariko adashobora kukotsa. Abashije kujya mu kanwa ntakotse, ubwo wayamira no mu nda nta kibazo yagutwara. Ntabwo ari nka cya gihe kera twajyaga umwana akaza nyine agatamira ikijumba azi ko inyuma
yumva inyuma gihoza imbere kigishyushye, cyagera mu nda kikakotsa ukumva ugiye gupfa. Ndakeka nawe bitabayeho, mu bwana umuntu akora byinshi. Rero amazi, fata amazi wumva washyira mu kanwa ukumva arashyushye bien, ariko adashobora kukotsa mu kanwa, ku buryo wayamira nyine ntakotse mu muhogo, ntakotse mu nda. Amazi shyiramo indimu bitewe n'uko angana, ushaka teremusi niba ari ya litiro 2, ushyiremo indimu wenda imwe bitewe n'amazi ufite. Indimu nyinshi ntabwo ari nziza, si ngombwa nyinshi, ushyiramo akadimu nyine ukumva ko karimo ariko bidakabije. Noneho ayo mazi yawe ugiye kuryama, wamaze kurya ugiye kuryama, hashize wenda nk'isaha uriye. Kurya kare nabyo ni byiza, ntabwo ari byiza kurya ngo uhite uryama, biriya nabyo byongera umubyibuho, byongera ibyo binure uzatakaje, ibinure bitari ngombwa. Hashize nk'isaha rero ufata itasi y'amazi ari muri teremusi washyizemo akadimu, fata itasi iringaniye, amazi menshi nanone ugiye kuryama si meza. Fata itasi iringaniye itaragutera ikibazo ngo urare ugenda ubyuka, uyanywe ashyushye, ujye wumva ko amanuka ashyushye, agere mu nda wumva ko ashyushye, ariko nk'uko nabivuze atakotse. Iyo umaze iyo tasi uratranspira, ukabona rwose uratutubikanye nk'umuntu uri muri siporo. Tuza gakeya ibyo byuya bisohoke, nimara gusohoka umaze gutranspira wumva utuje wiryamire. Iyo transpiration ibaye birumvikana ko ibinure biba birimo gushonga. Noneho abantu benshi bakunda kwicura mu gicuku, akenshi abantu barayicura, nta muntu, ni bake bucya baticuye. Umubiri umaze kuruhuka waryamye izo saa 8, saa 9, saa 10 biterwa n'igihe wicurira, wongere ufate ya teremusi usuke iyo tasi iringaniye ugotomere y'amazi. Uko wayanyweye nimugoroba birumvikana ko ari teremusi idahoza, wongere uyanywe nta kuyatinza mu kanwa, kuko uko yatinza mu kanwa arahoza. Yamira ashyushye, amanuka ashyushye, atuma utranspira bya binure bishonge. Agatasi karinganiye, niba ujya kuri tuwarete wenda kugira ngo mu make asohoke, biterwa n'uko umubiri wawe ukora, ujyeyo wongere wiryamire. Mu gitondo mu rukerera mbere yo kubyuka, niba ubyuka saa 12, fata saa 11:50 wongere ufandite indi tasi ya gatatu. Amazi ya mu gitondo yo ni ngombwa cyane, aho nta kigoye kirimo. Yafate nubishobora unywe n'ebyiri, biterwa n'ayo ushoboye, ariko ibanga yafata ashyushye bien, atakotsa ariko ashyushye. Urongera utranspire, urumva utranspire kangahe? Nijoro ugiye kuryama watranspire, mu gicuku wicuye watranspire kubera amazi unyoye, no mu gitondo uratranspire. Ubiteranyije ushobora gusanga wenda birekivana n'umuntu ukoze siporo y'iminota 30. Simbizi ko nabigereranya, ariko icyo nzi cyo nuko ngiye bimfasha, bikamfasha kugabanya ibiro yari ngombwa, kandi n'abandi nabisharinze ako kantu karakoze, namwe mugakora. Ndakubwiza ukuri, bikore wikurikiranya, nta kantite yo gukabyibaho, urumva n'amazi n'akadimu gake nta kintu ushaka kugutwara. Wikurikiranye buri munsi ukwezi gushire. Mbere yo kubitangira banza wipime urebe umenye ibiro ufite. Ndakubwiza ukuri, ukwezi kuzajya gushira ibiro bike bivuyeho ari 3. Njye havuyeho 4, wenda hariho bitihuta cyane ushobora kuvaho 2, nabyo ntabwo ari bikeya. Ibiro 2 mu kwezi nabyo ushoboye kubigabanya, ntabwo ari bike. Birumvikana ko mezi 3 wabukuyeho ibiro 6 byose, ntabwo ari bike na gatoya. Rero nshuti zanjye, ibanga ryanjye ni iryo ngiryo nashatse kubaparitaja. Tuzagenda tureba uburyo butandukanye bwo kugabanya ibiro, gukamura ibyo binure bibi mu mubiri bitera indwara. Izo ndwara zizahaje abantu isi yose, n'u Rwanda rudasigaye. Ayo makanseri bari gutangaza ku maradiyo, ku mateleviziyo ahangayikishije, amara abantu buri mwaka benshi cyane. Ako ni akantu wakora ukayirinda, kuko kanseri iterwa n'ayo matoxine ababaye menshi mu mubiri, bigakerera amaradiko libre, bigatera oxidation y'amaserire, ibintu bikaba bigeze iwandabaga, niko navuga, uburwayi ukaburaje ndetse burimo na kanseri. Bikore gutyo ukamura ibinure, utakaza ibiro, wirinde ubwo burwayi utiteguye, utakeneye, nta n'ubushaka. Rwose dusegasira amagara, tubungabunga ubuzima bwacu, tumererwe neza. Rero agatemwanyaje kanjye nako,
experience mbasharinze niyo mubikore muzambwira. Thanks, ciao ciao.